Isi yose iri gukurikiranira hafi ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati ya Isiraheli, Iran ndetse n'uruhare rwa Amerika. Abantu benshi bibaza ikibazo kimwe, baragira bati ese iyi ntambara izavamo intambara y'isi yose? Dore habaye intambara ebyiri z'isi kandi izo zahitanye abantu n'ibintu. Iyi ntambara nayo iri kugira ingaruka zikomeye cyane mu isi. Hari impamvu abantu bari kubyibazaho kandi hari impamvu abantu bafite ubwoba. Izo mpamvu ni izi: ni uko Israel iri mu ntambara, Iran iri gusubiza, Amerika nayo ibifitemo uruhare. Iyo ibihugu bikomeye byinjiyemo rero, ubwo ruba ari urugamba, abantu bahita bibaza niba ibintu bishobora gukwira n'ahandi hose ku isi. Uyu munsi isi yabaye nk'umudugudu. Ni ukuvuga ngo amakuru aba hamwe mu kanya gatoya akaba akwiriye isi yose, bitewe n'iterambere rigezweho, bitewe n'itumanaho rigezweho, bituma byihuta cyane. Kandi kuko ihujwe n'ubucuruzi butandukanye n'ububanyi n'amahanga, bituma ikibaye ahantu hamwe kigira ingaruka ahandi hose. Urugero rufatika ni uko mu bihe bya kera Abisiraheli bajyanwagaho bunyago, ariko amakuru yagendaga mu nzandiko gusa. Nta tumanaho ryo mu rwego rwo hejuru ryari rihari ku buryo ryamenyeshe abantu amakuru umwe adahuye n'undi. Ubwo ni ukuvuga ko twakongeraho n'amakuru ku yandi, abantu barebana mu maso. Reka turebe ingaruka ziri kubaho kubera iyi ntambara. Icya mbere, abantu bahura n'ubukungu buhungabana. Ubukungu burahungabana, uburyo wakuraga ikintu ugasanga bwahindutse, ibiciro by'ibintu byiyongereye, kuvuga ngo byazamutse. Ubwoba n'ihungabana ku isi, ibyo kurya nabyo ugasanga ni ikibazo, kuko ni ukuvuga ngo ahantu hari intambara ntabwo baba babona uburyo bahinga, ntabwo baba babona uburyo bakoresha ubutaka. Ibyo birumvikana ko rimwe na rimwe n'ibiri mu mirima bishobora gupfiramo bitewe n'uko intambara imeze. Ariko icy'ingenzi si kumenya amakuru y'intambara, nta nubwo ari ukumenya ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo tugomba kwitonda. Nta muntu uzi neza ejo hazaza, aho ngaho hazwi n'Imana. Ntidukwiriye gutwarwa n'ubwoba rero ngo tuvuge ngo ibintu biducikiyeho, cyangwa se ngo dutekereze ko biturangiranye, ndetse ngo dutekereze no kuri iyi ntambara ya gatatu y'isi. Naho yaba ihari, Imana ibasha kuyihosha. Uhora areba igicu ntabiba, kandi iyo umuntu atabibye ntasarura. Yego, ingaruka nyinshi turi kuzibona kandi mu by'ukuri turazisangiye, ariko hari icyo dukwiriye gukora kurusha uko twahora tubivuga tunabitekereza. Dukwiriye gusenga tukareba kure, tugashaka Imana uko bwije n'uko bukeye, tukayiragiza ibibazo by'iyi si. Yemwe abasenga, ndabahamagarira kugira ngo dufate umwanya wo gusenga, dufate umwanya wo kuririra Imana, dufate umwanya wo kwinginga Imana
dufate umwanya wo guhendahenda Imana, kuko wenda ushobora kuvuga ngo ntibikureba, ariko wajya ku isoko wahura n'ingaruka z'iyo ntambara ukaza uri kurira uvuga uti ibi ni ibiki, byagenze gute? Nyamara wanze gusenga ngo Imana ihoshe ibyo ngibyo. Ndaguhamagarira gusenga Imana rero, ndaguhamagarira gushaka Imana, ndaguhamagarira gupfukama tugaca bugufi tukaririra Imana. Dore rimwe na rimwe twitwara nk'abagashize, ariko mu by'ukuri kugashira nta bihari, kuko kuri bamwe agahinda gashira akandi aribagara. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso kandi tugahamagara Imana kugira ngo izitabare isi, kuko nitabara isi n'abawe nawe ubwawe muratabarirwamo. Ibi byose bitwereka ko kandi bitwibutsa ko isi ihindagurika uko bwije n'uko bukeye, ariko nk'abizera dukwiye kwegera Imana kurushaho. Dukwiriye gusenga ndetse no kuba maso. Ni ukuri, ba maso kandi usenge. Usengere aho uri, usengere aho uhagaze, usengere n'isi yose muri rusange, kuko igihe kimwe Imana yabwiye Abisiraheli bari i Babuloni, irababwira ngo nimusenge musabire igihugu amahoro, ngo kuko amahoro y'igihugu murimo niyo azaba amahoro yanyu. Mugisabire ishya n'ihirwe, ngo kuko ihirwe igihugu kizagira rizaba ihumure ryanyu. Mugisabire umwero no kugubwa neza, kuko nihaboneka ibyo kurya n'ibyo kunywa, namwe muzaboneraho murye kandi munywe. Imana irababwira ngo ndabizi ko nabahannye, ariko ntihagire ubashuka yuko igihano cyanyu kizakurwaho. Narirahiriye ko imyaka mugomba kumara muri icyo gihugu ari imyaka 70. Bivuge ngo umuntu wavukira i Babuloni ku munsi wa mbere bagereyeyo bari kuzataha agejeje imyaka 70. Ubwo yabashaje, yabakuze rwose. Urumva rero byari ngombwa ko abantu bakora kandi bakifuriza igihugu ineza. Imana irababwira ngo nimubyare, mushyingire abakobwa banyu n'abahungu banyu, babyare bororoke, mutazatuba mukaba bakeya, mukamirwa n'ishyanga mwagiyemo. Kandi mwibuke ko aho inzovu ebyiri zirwaniye, ibyatsi nibyo bihababarira. Dore abantu bari mu burasirazuba bwo hagati, ariko ibihugu hafi ya byose bito n'ibinini biri kumva ingaruka zibiri kuba muri kariya gace. Imana ni strategique. Iyo urebye muri kariya gace ukabona niho ibintu by'isi yose biri, isi yose ikenera, bigatuma hamwe na hamwe iyo habaye ikibazo ibihugu bindi bigira ikibazo, Imana ibigira ngo yewe muntu uri ku isi, ukuze udakuze, uzi ibyo gusenga n'utabizi, uhaguruke usenge, uhaguruke winginga Imana. Reka nkubaze iki kibazo: kuki mu isi yose hari peteroli, ariko uyu munsi biriya bihugu bikaba byaragiranye ikibazo? Uyu munsi peteroli ikaba yabaye ikibazo mu isi, igatuma ibiciro bizamuka, igatuma abantu bahahamuka. Ni ukubera iki?
ni ukubera ko Imana nibyo navuze ko ari strategique, ishyira abantu ahantu ikahakorera ibintu kugira ngo ibizaba inzitizi by'uko ibyo bintu bigera kuri benshi bizatere benshi gutinya Imana no kuyubaha. None se muri Afurika nta peteroli ihari ndetse nyinshi? Kubera iki turi kubura peteroli kandi tuyitunze mu mugabane wacu? Ibyo rero niba Imana iturushiriza ikavuga ngo ninkora ibi ngibi bizatuma abantu bakanguka, bamenye ngo ariko ibihe tugezemo, yewe mugenzi we, menyesha igihe. Reka nguhe urugero rufatika. Mu kwezi kwa gatatu naguze amavuta yo kwisiga y'ibihumbi 30. Uyu munsi nsubiye kuyabaza bambwira ko ari ibihumbi 58. Ni hafi kwikuba kabiri. Haraburaho ibihumbi 2 gusa. Ese ubu sinkwiriye gusenga kugira ngo Uwiteka ace inzira asubire ku giciro yahozeho cyangwa ajye munsi yacyo? Imana itugirire neza. Cyo nimuze duhaguruke dusengere amahoro ku isi kugira ngo amahoro atangwa n'Imana aba ariyo mahoro aboneka, kuko isi yo nta cyiza itanga. Niba uva iyi video ntukayisoze ngo ugende udasenze, kabone naho isengesho ryaba ritoya, ariko nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Isengesho ryose iyo umuntu asenganye umutima uciye bugufi kandi wubaha Imana, Imana iraryumva ikarisubiza. Mana tabara isi, tabara abayituye, Mwami Imana yacu, duha amahoro yayandi Yesu atanga atemba nk'uruzi ab'isi batamenya. Ayo niyo dusabye kandi tuyasabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi. Amen.